7 Mountains TV. Alright, mwiriwe neza mwese, reka mbasuhuze kandi nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro. Ni Emma nk'ibisanzwe, ndabasuhuje cyane kandi mbifurije kugubwa neza ndetse mbifurije umugisha w'Imana. Yes, kandi reka nsuhuze n'abatameze neza mwese aho muri, nizere ko ubuzima nubwo butameze neza ariko mukwiriye kuba mwihangana cyangwa se mukwiriye kuba mukomera umutima. Yes, abantu ntago baba bameze neza, swati barimo abarwaye, swati harimo abafite ibindi bibazo ndetse n'izindi ngorane ziba zigiye zitandukanye, ariko mwese nababwira ngo mukomere kandi mwihangane kubera ko narababwiye ngo ubuzima niko bumeze, isi niko tuyibayeho kandi niko tuzakomeza kuyibaho ku isi, nta na rimwe tuzigera tugira amahoro yuzuye. Niyo mpamvu uyu munsi niba umeze neza ni sava, kandi nabwo niba utameze neza nta kindi uretse gukomera no kwihangana kubera ko narababwiye ngo ni Imana iba yabyemeye kubera ko niyo igenga ibihe. Yes, reka nshimire abantu mwese bo kuri 7 Mountains TV, abantu mwese mwakoze subscribe kuri iyi channel, abantu mwese muduha like, abantu mwese muduha comment, abantu mwese mudushyigikira mu buryo bugiye butandukanye. Nizere ko rwose umugisha ugenda ubageraho, umugisha tubasabira ubageraho cyangwa ntabwo muratangira kuwubona, ariko umugisha ushobora kuza none, ushobora kuza ejo, ushobora kuza ejo bundi, ntawamenya mugenzi. Azirongazi wakoze icyiza undi akubwira ati Imana iguhe umugisha, burya byanze bikunze uwo mugisha urawuhabwa cyangwa se uwo mugisha ukugeraho. Yes, I want to send my appreciations cyangwa se I just want to thank James Ineza, is one friend of mine. Nyine ndamushimira cyane kubw'inkunga yateye 7 Mountains TV, kugira ngo muri buze kuba mubona ko ishusho y'uyu munsi itandukanye n'amashusho dusanzwe dufite. So all credits goes kuri James Ineza cyangwa se James Junior. Imana imuhe umugisha ku nkunga yateye iyi channel yacu. James, may God bless you abundantly, kandi uhirwe rwose n'umuryango wawe mwese, Imana ibagirire neza cyane. Uyu munsi turi buze dukora part 2 kuri marriage. Last time twakoze ikiganiro ariko mvuga ko tuzakora part 2 kubera ko icyo gihe twari twaganiriye tuvuga kuri marriage, tuvuga ku gutegura ubukwe, tuvuga byinshi cyane ku bigendanye n'ubukwe, ariko tunavuga ko tuzakora part 2 noneho ubukwe bwararangiye, ese hakurikiraho iki cyangwa se biba biri buze kugenda gute. Yes, ariko ntarajya mu kiganiro ndagira ngo nongere nihugurira abantu cyangwa se ndagira ngo twongere twiganirire muri ya gahunda y'uko hari akantu kamwe nzanamo tukongera tukakaganiraho cyangwa se tukongera tukakavugaho uyu munsi, aho turi buze kuba tuvuga ngo there is no one special here in the world cyangwa se here on the earth. Nta muntu n'umwe uri special cyangwa se nta muntu n'umwe urenze abandi, kabone n'ubwo isi yakubwira ko urenze abandi cyangwa se kabone n'ubwo isi yakubwira ko uri muhatari, ariko burya uba uri nk'abandi bose. Mu gihe utuye ku isi, mu gihe ushobora kurwara, mu gihe usonza, mu gihe ukenera kujya muri za nzu zo mu gikari kimwe n'abandi, burya ntabwo uri special, uba uri kimwe n'abandi bantu bose. Uyu munsi rero hari abantu babona ibintu byabo byose byoroshye, aho bakomanze hose inzugi ziba zimeze nk'izifunguye, goals zabo zigerwaho uburyo bwihuse, nyine ubuzima bwabo buraryoshye, ikintu cyose bashatse baragikora, ikintu cyose bashatse barakibona, icyo bapfa kuba bagitekereje gusa byanze bikunze gihita kiba, yaba ari bo bagishyize mu bikorwa cyangwa se babagaragiye ari bo bagishyize mu bikorwa, and they feel like they are so special. Noneho bakiyumvamo ko ari abantu badasanzwe, nyamara abantu bose buriya ku isi abantu ni kimwe. Yes, bitewe na grades isi igenda iduha ari nazo zitumye abantu bamarana, bashaka icyubahiro, bashaka ubutunzi, bashaka
like gusumba abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari byo bitumye nyine abantu bamarana, ariko mu by'ukuri twese turi kimwe, turemwe mu ishusho y'Imana. Ni ukuvuga ngo nubwo uyu munsi wireba and ukumva nyine ibyawe byose biracamo ako kanya cyangwa se ukumva bimeze neza, you are not special. Ni ubuntu bw'Imana mugenzi. Niba ubona ibintu byawe byose bicamo neza, it's a God's grace, it's a God's favor. It's not kuba uri special cyangwa kuba uri umuntu udasanzwe, no way. Nawe urabizi hari abantu bari special, mwiga yenda n'urugero, hari abantu bakurushaga ubwenge mu mikurire yanyu, hari abantu bakuze neza imbere yabona ibintu byabo byose bimeze neza, nyine there is no specialities, ahubwo ni imbabazi z'Imana na favor yayo kugirira, kubona ibintu byawe bicamo, kubona ibintu byawe bigenda neza. Burya ntuzirate ku bandi cyangwa wumve kuri igitangaza, no, ahubwo it's God's favor. Ni Imana iba yabikoze. Ntabwo ukwiriye kwirata ubwenge, ukwiriye kwirata imbaraga, ukwiriye kwirata ikindi, ahubwo ukwiye kwirata imbabazi z'Imana no kwirata umugisha Imana iba yaratanze. Rero naho umuntu guca bugufi, as long as ubona ibyawe bimeze neza, naho wo kubaha umuntu wese, as long as ubona iby'abandi byo bidacamo ukabona bicamo, ariko nta speciality yindi, ahubwo ni favor y'Imana. Ukwiriye kubushimira Imana iyo favor, not kwikina cyangwa se not kuba wavuga ngo uragatangaza. Nakaba kanyuzemo bagira ngo twiganirire bisanzwe. Yes, ubushize rero twaganiriye kuri mariage. Twavuze ubwoko bwa mariage ziriho, izemewe hano mu Rwanda ndetse n'izitemewe cyangwa se ku isi yose. Twavuze imitegurire y'ubukwe, tuvuga ko umuntu akwiriye kuba ategura ubukwe bitewe n'uko areshya cyangwa se bitewe n'uko we ubushobozi bwe afite uwo munsi. Tugenda tuvuga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma uyu munsi rero muri part 2 tugiye kuvuga ngo nyuma ya mariage, nyuma y'uko uterese, nyuma y'uko ufiance, nyuma y'uko usabye, nyuma y'uko ukoye, nyuma y'uko ugiye mu mategeko, nyuma y'uko uvuye mu mategeko ukajya mu rusengero, nyuma y'uko muvuye mu rusengero mukajya muri honeymoon kubo bishobokera, nyuma y'uko muvuye muri honeymoon muje mu rugo, nyuma y'ibyo byose za stress zose zishize, nyuma y'uko musoje kwakira abashyitsi, ubundi haba hakurikiyeho iki? Aha rero niho navugiraga ngo ntabwo byari bikwiriye ko ubukwe buba complicated, ngo muzamure budget yanyu muyigire ikirenga, mujye muri sale y'amamiliyoni runaka, mwambare ibintu by'ibitabashwa, mushobore kugenda mu modoka y'ibitabashwa. Iki gihe tugezemo ngiye gutangiraho ikiganiro, niho hahandi ho kuvuga ngo was it those things necessary? Bya bintu byose buriya byari ngombwa? Za modoka z'ikitabashwa cyangwa z'ibitabashwa burya zari ngombwa? Ya sare twakoreyemo ya miliyoni zimizi byari ngombwa? Cyangwa ya credit nafashe, ese byari ngombwa kugira ngo ufate credit y'ubukwe? Hariya niho ho kutangira kwibaza ndetse no kubona ko bimwe na bimwe was just like byari ibintu nyine bitakabaye bitwara ubwo butunzi bwose, ariko kubera ko byagiye nta kindi. So sometimes cyangwa se benshi tuganira, uretse ko nanjye byambayeho, yenda ngewe n'ubundi ntibyari ibintu byatari, ntabwo nari nakoze ubukwe bw'igitangaza cyane, ariko ni muribaza ukavuga ngo stress zose nari mfite ubundi zari ziki se, kubera iki byari bimeze kuriya kose? Nta muntu utagira ako kantu nyuma y'ubukwe amaze gutuza aravuga za stress zose nari mfite byari bimeze gute? Nta muntu utajya wibaza icyo kibazo. Then nyuma rero y'ibyo byose haba hakurikiyeho ko ari wowe na partner wawe, wowe n'umugabo wawe, wowe n'umugore wawe. So niyo mpamvu haba hakurikiyeho noneho kubaka urugo, ni chapitre nshya. Ni ukuvuga ngo mutangiye ubuzima bushya. Wari umenyereye kuba independent, wari umenyereye kujya aho ushaka, wari umenyereye gutaha igihe ushakiye, wari umenyereye kugendana n'ikigare, wari umenyereye kugendana n'abajama, wari umenyereye kuba muri crew yawe, ariko uyu munsi wa none hagiye kubaho akantu k'itandukaniro, hagiye gutandukanamo akantu. Ni ukuvuga ngo ibya mbere ni uko cya kigare kwanzu ukiyomoraho, bari ikigare mwajyanaga gusinda, bari ikigare mwajyanaga muri ibi ngibi runaka, biba bitandukanye.
mwagendaga mukarara y'igicuku mukazi saa sita igihe mushakiye, none uyu munsi wagize mudamu, ntabwo umwana wa nyokobukwe ari uwo kurara yicaye agutegereje. Umudamu wari ufite crew y'abakobwa cyangwa se n'abandi mugirana ibigare, mwasohotse uko mushaka, mwagiye aho mushaka, mwakoze ibyo mushaka, but today you need to ask for permission. Kujya uvuga ngo nsabe impushya, sheri ngiye aha ndaza kugaruka n'iki n'ibiki. Yes, ugasanga noneho mugiye kugabana iki responsibility. Ntabwo ari bya bindi bya independence. Ya independence wari ufite, ya independence wari ufite iragabanuka. Yes, aho rero niho bimwe burya bitangirira nyine guhinduka. Sometimes ugasanga byanagoranye, abantu baba bahuye bakuze, bafite imyumvire itandukanye, bafite imico itandukanye, bafite like imyumvire itandukanye, ariko kubera ko bagiye bakoze ubumwe cyangwa se babaye umubiri umwe nk'uko babitubwira hariya, it's your time kuba noneho mugiye kugerageza guhuza imyumvire, guhuza imico, guhuza like ko mwumva ibintu, no? Biragorana rimwe na rimwe, ariko nicyo gihe mugezemo kandi muba mukwiriye kukibamo kandi mukacyubaha. Yes, aha rero bisaba nyine guca bugufi. Ntabwo bisaba kuvuga ngo njyewe ngo nsanzwe ibyanjye mbikora gutya, ngo njyewe ibyanjye ngo nsanzwe ngo ngenda gutya, ngo ntunzane izo stress. Oya, birasaba guca bugufi, ubanze wumve partner wawe. Niba mutaragize igihe cyo kwigana yenda muri fiançailles, ko bibaho cyane, it's your time today kuvuga ngo akunda iki, yanga iki, ibintu bye bitwara gute, ibintu bye yumva byagenda gute, ese nzabifitingamo, ese bizanshobokera. Mugatangira kugenda mwiga the new chapter, the new life mugezemo, you know. Hano nkunda kuvuga akantu kamwe, ni principe cyangwa se ni akantu yishireho. Navuga ngo ntukagore partner wawe umubwira ngo ihangane ku kintu wowe ushobora guhindura. Majya gutaha nijoro bwije cyane, none uyu munsi warongoye, biragusaba kujya utaha kare, birakugoye mu mutwe, ntabwo harimo gutaha kare, ariko ntabwo uzakomeza ngo urare amajoro mubwire partner wawe ngo ihangane njye sinshoboye guhindura ijoro, kandi urihinduye ntiwapfa, ntacyo bitwaye. Rero ntugasabe partner wawe ngo ihanganire kino kintu kandi ushobora kuba wagihindura kigahinduka, cyangwa ushobora kuba wagihindura bigakunda. So ntukarushye partner wawe ngo ihanganire uyu muco, ihanganire iyi ngeso yanjye, kandi ushobora kuba wayihindura bigahinduka. Ahubwo wowe rwana n'uburyo yahinduka kugira ngo fitinge neza muri bya bindi partner wawe akunda, cyangwa se bya bindi mugenzi wawe nyine akunda. So nyuma y'ubukwe rero haba hagiyeho kuzaho ibintu byinshi. Nabwiye gufatikanya, wari usanzwe nyine kashi zawe uzijera uko ushaka, ukora icyo ushaka, ugira icyo ushaka. Uyu munsi birasaba mushire hamwe, umupangire hamwe, mushirire, mukorere bije hamwe. Biba bigiye kuba bitandukanye, cyangwa se biba bigiye kuba ibindi bindi. So hano rero hari ibintu bigera ku 8 cyangwa se 8 tugiye kuvugaho gatoya, bigomba kubaho nyuma y'ubukwe, cyangwa se nyuma y'uko ubanye n'umuntu. Nyuma y'ibyo byose nari maze kuvuga, hano hazaza kwiyongeramo, hari ibintu ugomba kwitoza niba bitari bihari. Hari commitment and trust, harimo kwiyemeza, aribyo nahoze mvuga, kandi hakabamo n'icyizere. Ni ukuvuga ngo ugomba kwiyemeza ko ugiye kubana n'uwo muntu ubuzima bwose busigaye. Umuntu rero mugiye kubana ubuzima bwose ushigaje ku isi, nababwiye ko twebwe muri ibi bihugu byacu no mu mico yacu bitemewe ko dusinya ama contract cyangwa se marriage contract, ngo tuvuge ngo tuzabana iyi myaka 3, tuzabana imyaka ingahe. Oya, ntabwo byemewe. Rero ku muntu mugiye kubana ubuzima bwose birasaba commitment, kwiyemeza ndetse n'icyizere. Commitment and trust birasaba kwiyemeza ndetse no kwizerana hagati yanyu, kubera ko nutamwizera ubuzima ushigaje uzabubaho ugowe, nutizera partner wawe ubuzima busigaye uzabubaho uvunika. Niyo mpamvu rero bikwiriye kuvuga ngo commitment and trust.
ubukwe cyangwa se marriage cyangwa se amasezerano yo kubana ni ikintu gikomeye gisaba kwiyemeza kuri buri muntu wese, kuri buri partner uwo ari we wese, kandi mukagerageza kubaka icyizere cy'uburyo bwose cyangwa se kubaka icyizere hagati yanyu bitewe n'uko mutizeranye mubaho mu buzima buvunitse. Mugomba muri ko kwizerana mugomba kuvugana uburyo mugiye kubaka ejo hazaza muri kumwe. Ntabwo ni wari usanzwe upanga ibyawe wenyine, uriya nawe yari asanzwe apanga ibye wenyine, yari asanzwe ajya aho ashaka, yari asanzwe akora ibi ngibi n'iki. None uyu munsi ubwo mugiye kugabanya, mugiye guhuza ubuzima, birasaba kwiyemeza ku ruhande rwa buri umwe ndetse n'icyizere kirenze n'icyizere kirenze igikenewe cyangwa se n'icyizere kirenze icyo umuntu yakwibwira kugira ngo mupangire ejo hazaza mwese, cyangwa se kugira ngo mupangire mwese ejo hanyu hazaza. Ni ukuvuga ngo rero birasaba mwiyemeze ko mugiye kubana, kandi ukiyemeza kwakira imico ya wa muntu mutakuriye hamwe, ukiyemeza kwakira imyumvire ya wa muntu mutari bumenyeranye kubana, bigasaba gukomeza gupanga future muri kumwe utandukanyije na bya bindi wajyaga ujya ugira. Ni umwanya wanyu wo guterana imbaraga, nyine muba musezeranye gufatikanya cyangwa se muba musezeranye gushyira hamwe. Rero ni ahanyu ho kuvuga ngo ingufu nkeya z'uyu cyangwa se imbaraga kote faible y'uyu n'uruhande rw'intege nke nahanjye ho kuruzamura, kubera ko tugiye kuba babiri, nahiwe ho kumuzamura. Nicyo mpamvu bamwita umufasha wawe cyangwa se partner wawe. Nyine nuko mugiye gufatikanya kugira ngo ejo hanyu hazaza habe hubakiye ku mbaraga z'abantu babiri, kandi n'urukundo rwanyu rurusheho cyane gukomeza gukura. Iyo yari po ya mbere. Po ya kabiri harimo kugabana inshingano ndetse no gushyira hamwe iby'umutungo. Umunsi narabwiye ngo mwisezerana cyangwa se mu mariage, amasezerano basezerana harimo gusezerana iby'umutungo, ivangamutungo risesuye, ivangamutungo muhahano, sinzi n'ubundi bwoko tuzabushakisha neza, ariko ni umwanya wo kugabana responsibilities and finances. Responsibilities ni uko uzana financial yawe na financial yanjye tukayishyirira hamwe, tukavuga tuti noneho tugiye kujya dukoresha umutungo wacu gutya, uruhare rwawe n'uru n'uruhare rwanjye n'uru nguru mugahuza. Ni ukuvuga ngo amasezerano yo kubana agomba kuba harimo n'isezerano ry'umutungo uzakoreshwa, hazamo gupangira ejo hazaza, hakazamo kugabana inshingano kugira ngo ejo ubuzima buzagende neza, kandi buri muntu abashe kwita ku wundi cyangwa se buri muntu abashe kwita ku by'urugo rwe. Ni ukuvuga ngo urugo si urw'umugabo, urugo si urw'umugore, ahubwo urugo ni urwanyu mwese mufatanyije. Niyo mpamvu n'ibyinjiye mugomba kubipulaningira hamwe kugira ngo ejo hanyu hazagende neza. Aho niho hazamo financial planning, hakazamo ibintu bya budgeting, hakazamo ibintu by'uburyo mupangira ejo hazaza, tuzakora gutya, tuzagura iki, tuzafata gutya, n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo po ya kabiri ni ukugabana inshingano cyangwa se ni ugushyira hamwe inshingano, ariko munapangira financial zanyu mu buryo muzazikoresha hamwe. Po ya gatatu, adjustment and communication, kuzuzanya ndetse no kuganira. Ubwuzuzanye ndetse no kuganira ni ikintu cyiza nyuma y'uko abantu bakoze ubukwe. Ni ukuvuga ngo muricara mukavuga ati tuzuzuzanya dute. Hariho nababwiye ko ari akantu ureba intege nke za mugenzi wawe ukavuga ko uzamuzamura, intege nke zuriya akaba ari uzamuzamura, gufatikanya. Rero ibi biva mu biganiro mugenda mugirana. Ni ukuvuga ngo umuryango, ikintu cya mbere cyangwa foundation nzima yo kugira ngo marriage irame cyangwa irambe, ni uko mwuzuzanya kandi mukajya muganira byinshi igihe kinini cyane. Ni ukuvuga ngo muruzuzanya kubera ko imibanire yanyu nabwiye ngo muba mwarahuye, mwarakuriye ahantu hatandukanye, mwararezwe bitandukanye, mufite imico itandukanye, mufite imyumvire itandukanye, mwarize ahantu hatandukanye,
rero ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi mutanganya, hari aho umwe azamutse, hari n'aho undi amanutse, hari aho undi nawe azamutse, hari n'aho undi amanutse. Rero ni ahanyu ho kuzuzanya kugira ngo muzamukire rimwe, mumanuka mumanukire rimwe, and then ibyo rero byubakirwa mu biganiro, cyangwa se ibyo byubakirwa ko abantu bahuje imbaraga cyangwa se bahuje like ibiganiro. Ni ukuvuga ngo couple zose zikwiriye kwiga no kumva ibintu kimwe, apana kurwanyana no guhangana, kurwana no guhangana, ahubwo bakwiriye kuba buzuzanya kandi bakaganira kugira ngo urugo rwabo rurusheho kuba rwakomera cyangwa se rwakwegera imbere. Po ya kane, hazaho guhuza new experiences and challenges. Ni ukuvuga ngo mugomba gusangira ama experience mushya cyangwa se ubunararibonye mushasha. Wewe wari usanzwe uzi ibi, njyewe nari nsanzwe nzi ibi, njyewe nari nsanzwe mbaho gutya, njyewe nari nsanzwe nyura aha, njyewe nari nsanzwe nkunda ibi. None ni igihe cy'uko bitakiri bya bindi byawe, ahubwo bibaye bya babiri cyangwa se by'umwe mu buryo mwahuje, ariko mu buryo bwo kugira ngo mubifatanye noneho bizarushaho kugenda neza. Ni ukuvuga ngo mwazana ibye ashoboye n'undi akazana ibye ashoboye, inararibonye ye n'inararibonye ye, mwazihuza zikarushaho kubafasha kubaka umuryango mwiza no kuba mwahuza imbaraga, mukaganira. Njyewe nagiye aha nasanze ibintu bikora gutya, njyewe nagiye muri iki gihugu nasanze abagabo babo bamera gutya, nagiye aha nasanze abagabo babo bamera gutya cyangwa se abagore babo bamera gutya. Tubyigiyeho byarusha kudufasha ndetse byarushaho kurusha kuba byatuma urugo rwacu rumera neza. Nasanze ingorane z'izindi ngo ari izi ngizi, twe tugize gutya cyangwa se tubigenje gutya, ziriya ngorane ntabwo zazataka urugo rwacu. Nasanze icyahangabangamiye imibanire ya runaka na runaka ni uko bataganiraga, ni uko umwe yishyiraga hejuru, ni uko batahuzaga, ntabwo basengeraga hamwe, ntabwo bahuzaga imigambi. Niyo mpamvu urugo rwabo rwahuye na challenges bikanarangira rusenyutse cyangwa se bikanarangira bigenze. Ibyo bintu mubiganiraho, mukaganira ku byo umuntu yumva yakora, mukaganira ku byo umuntu ashoboye kuba yakora, bituma urugo rurushaho gukomera ndetse bigatuma urugo rurushaho kubona ngo ni iki dukwiriye gukora, ni iki cyajya mbere cyangwa se ni iki cyadufasha kugira ngo urugo rwacu rurushaho gutera imbere. Po ya gatanu ni importance of intimacy. Ni ukuvuga ngo ni ukwiyumvanamo ndetse bigahabwa agaciro muri mwebwe, ukiyumvamo mugenzi wawe nawe akakwiyumvamo, niho urukundo ruhera. Ni ukuvuga ngo bihera mu marangamutima, iyo bihera muri bya biganiro mugira nuko mubana. Niko kenshi uzumva abantu bavuga ngo abantu barabanye imyaka runaka none basigaye basa. Yes, bibaho cyane. So rero amarangamutima cyangwa se kwiyumvanamo ni ikintu gikwiye kwitabwaho cyane mu gihe ubanye n'umuntu mutakoranye cyangwa se mutamenyanye. Icyo kintu ni ukucyitaho. Ni ukuvuga ngo ni ugukomeza amarangamutima yanyu ndetse n'uburyo mugaragarirana. Ni ikintu cy'agaciro cyane muri mariage. Ntutangire kuvuga ngo nakuzanye uri maneke none cyabyibushye, nakuzanye uzi kwisiga makiyaje none ntukibizi, nakuzanye wiyogoshesha ubwanwa none warabiteretse, ibintu nk'ibyo. Ahubwo impinduka zose zibaye kumwe mugenda muganira, kumwe mugenda muhuza, ni ukumvikana kuri experience nshya kugira ngo mukomeze mwiyumvanemo kandi we kubona impinduka ziri physical ku muntu ngo nurangiza uhita umurambirwa cyangwa se uhita umutera ishoti. Ukomeza kumaintaininga amarangamutima wari ufitiye umuntu cyagiye ukimufiansa, ni ibintu bituma urugo rubaho kandi rugakomeza kuramba. Ni ikintu cyo kwitabwaho rero nyuma ya mariage. Ipo ya gatandatu ni ugushaka cyangwa se seeking support and guidance. Ni ugushaka abashuti banyu, ni ugushaka ama experience ku bandi babanye imbere kandi byagenze neza, mukibaza ngo mwebwe byagenze gute cyangwa se mwebwe mwabikoze gute, se twabigiraho iki, se twabikora gute. Nta rugo rwubakwa nk'urundi, ariko ni ngombwa cyane gushaka experiences ku bandi barambye mu ngo. Ariko kuri iki gihe biragoye kubera ko abenshi n'ingo ziba zibanye nabi, babanye nabi imbere ariko bakabihisha, cyangwa se babanye nabi hirya ariko nyine ntibashaka kubigaragaza. Rero nujya gushaka izo guidance ni ukwitonda ukamenya ngo ngiye kubibaza he, cyangwa se hariya n'ibyo nzakorayo bizamfasha iki.
ipo ya karindwi cyangwa se icya karindwi cyo kwibandaho nyuma y'ubukwe ni ukwiyadaputa kuri life changes. Hano ni ahantu abantu bagwa cyane, ubuzima iyo mugiye kubana hari expectations, hari ibintu muba mutekereza ko bigiye kuzahita biba, hari ibintu muba mutekereza ko nimara gukora mariage bizagenda gutya na gutya, ariko sometimes usanga bitagenze nk'uko wari warabipanze cyangwa se bitagenze nk'uko wabitekereza. Rero indi mu byo kwitabwaho nyuma y'ubukwe ni ukugendana n'impinduka z'ubuzima, ubuzima buri physical, buri personal, ubuzima buri social life hano hanze, ubuzima buri just kuvuga ngo twajyaga twinjiza aya mafaranga none tugiye kwinjiza swate menshi cyangwa aragabanutse. Hari igihe amafaranga aza ari menshi agahindura abantu, hari igihe amafaranga aza ari make nabwo abantu bakabishwaniramo. Ni ukuvuga ngo rero mukwiriye kwiga kwisanisha n'impinduka z'ubuzima zabayeho. Umugore wawe yatwise, yatangiye kugira iseseme aracira, none se nacira nawe ukagira iseseme bizagenda gute? Ugomba kwiyadaputinga ku bana n'umuntu urimo araciragura buri kanya. Umugore wawe yarwaye, umugore wawe cyangwa se umugabo wawe yagize impinduka, bamwirukanye ku kazi, mwari mukodesha inzu y'ibihumbi 500 cyangwa 700, none uyu munsi mushoboye gukodesha 100, muyibemo kandi muyibemo neza. Kumenya kugendana n'impinduka z'ubuzima. Twakoze ubukwe tuzi ko tuzatura i Kigali, none bibaye ngombwa ko tujya gutura urugero mu majyepfo cyangwa mu burasirazuba. None bigende gute? Umwe akavuga ati oya, njye ndumva ntashaka kuva i Kigali. Oya, ni ukumenya kwihuza cyangwa se kwisanisha n'impinduka zibayeho mu buzima. Ni kimwe gituma marriage iramba cyangwa se ababanye umubano ukomeza kuba mwiza cyane. Ni ukuvuga ngo couple needs to be flexible and willing to adjust their lives together as they navigate different phases of their relationship. Mukwiriye kuba flexible, nyine kwiyosha, kumva ko bishoboka, kumva ko byabaho, kumva ko nta kibazo impinduka ubuzima buzanye dukwiye kwisanisha nazo kandi tukagendana nazo, kubera ko nibwo marriage izaramba. Point rero ya 8 ngira ngo ari nayo ya nyuma, celebrating the journey. Hano hanze hari igihe abantu bagira wedding anniversary, ugasanga umwe ntacyo abyitayeho cyangwa se ntabyibuka. Anniversary y'umupartner wawe ntubyibuka cyangwa se ntubyitaho. Igihe mwabyariye sinzi ibyahehe, mwagize appointment gashya se, mwujuje akazu se, cyangwa mwaguze akamodoka se, mwabonye promotion mu kazi n'iki. You need to celebrate your journey. Nyine mukwiriye kubyishimira, mukwiriye kubyenjoyinga, mukwiriye kwishimira iby'urukundo rwanyu, mukwiriye just taking a step, mukwiriye kujya out mukaganira, mukwiriye gufata time mukajya ahantu runaka mukaganira ku buzima, kugira ngo murebe ko imibereho yanyu iryoha. Bituma urugo rukomeza kuryoha, mukomeza kwishimirana, mukomeza kuvuga ngo yes, ubuzima buraryoshye, ubuzima ni iki. Ibyo rero ni point 8 abantu bakwiriye kwitaho nyuma y'uko bakoze ubukwe cyangwa se nyuma y'uko babanye. Iyi yari part ya 2 rero, nibyo numvaga tuzaganiraho. Ni ibiki bishobora gutuma urugo rurama cyangwa se ruramba mu gihe abantu bamaze gukora mariage. Kandi ibi birareba uwo mu mujyi, birareba uwo mu cyaro, birareba umusirimu, birareba no hawundi abantu twitwa abaturage, birareba umuntu uwo ari we wese, kubera ko izi ntambwe zose nta muntu zitareba. Intambwe yo kwiyemeza ndetse no kwizerana nta couple bitareba. Kugabana inshingano, hari abantu usanga umugore ari gukora gusa, ari we winjiriza urugo, umugabo ari aho araryamye, umugabo nayo yakoreye arayirira. Hari undi usanga ari umugabo gusa, byose biri ku mutwe. Ibyo ntabwo aba ari byo. Muba mukwiriye kugabana inshingano cyangwa se guhuza cyangwa se gushyira hamwe ku by'inshingano z'urugo, kandi n'umutungo wanyu mukawushirira hamwe cyangwa se mukawupangira hamwe. Ntawe bitareba, yaba uwo mu mujyi waba uwo mu cyaro. Ntukavuge ngo nahingiye 3 ngomba kunyura ku kabari nkanywa icupa ryanjye ry'igihumbi, hanyuma igihumbi gisigaye nicyo ndi buhe umugore. Oya, mukwiriye kubipangira hamwe. Niba ari n'icupa uri bumwe nk'umugabo, yego, ariko umugore akaba abizi ngo ndaca ku kabari nywa icupa rya sense, of course nicare mu bandi bagabo, ariko akaba abizi cyangwa se yabigizeho uruhare, yanabyemeye.
kubera ko hari igihe babona ko nujya kunywera icyo gihumbi uwo munsi hari biri bupfe mu rugo, akavuga ati igihumbi wikinywera, niyo mpamvu gushyira hamwe ari byiza. Birareba uwo mu mujyi rero n'uwo mu cyaro. Adjustment ndetse na communication, kuzuzanya ndetse no kuganira, nta rugo bitareba urwo mu mujyi cyangwa se urwo mu cyaro, urw'abakire n'urw'abakene, urw'abasirimu n'urw'abaturage, nta rugo ibyo bintu bitareba. New experiences and challenges, guhuza inararibonye no kureba ku mbogamizi zishobora kubaho mu miryango cyangwa se zabaye ahandi, gukomeza kwizerana cyangwa se gukomeza gukundana nk'uko mwahoze mukundana, nta rugo bitareba. Kuba mwakwigira ku bandi, nta rugo bitareba. Kuba mwakwihuza n'impinduka zabayeho mu buzima, nta na hamwe bitareba. Kuba mwakwishimira ibyo mwagezeho mu rugo rwanyu cyangwa se kwishimira intambwe mugezeho, nta rugo bitareba. So, ibi rero ni ibintu bikwiriye kuba bibaho kuri buri muryango wose nyuma y'uko mukoze mariage, cyangwa se kuri buri muryango wose. Yes, ni Emma rero mbangira ngo twiganirire, ariko icyanyuma nababwira ni uko umuryango wose uba ukwiriye gusengera urugo rwayo. Ni ukuvuga ngo mukwiriye kuba mwitoza gusengera ibintu byanyu. Guys, Imana ibiri hose muri kandi ibereyeho hose. Ni ukuvuga ngo ntabwo ukwiriye kubaho ufite urugo rudasenga cyangwa se ufite urugo ruterera hanze ibintu byo gusenga, murabo kwinywera agacupa no gucelebratinga ibiri aho gusa. Mujya mufata umwanya ngo musenge wowe na partner wawe. Kandi buriya Imana iba yarabagize umubiri umwe ngo muhuze izo mbaraga, noneho mugire uburyo murwanira urugo rwanyu. Imwe rero mu ntwaro zikomeye nyuma ya biriya byose nababwiye ni ugushyira Imana mu rugo rwanyu, mugasenga, mukizera Imana. Si ngombwa ngo mujye mu rusengero nubwo nabyo ari byiza, si ngombwa ngo musengere mu itorero runaka nubwo nabyo ari byiza, ariko byibuze mu rugo rwanyu mujya mufata akanya mugasenga, mujya mufata akanya mugahereza Imana umwanya. Ese mutunze Bible cyangwa Korani cyangwa igitabo cyitiriwe Imana mu rugo rwanyu? Ashwida rero, kugira ngo urugo rubeho ruramye kandi rurambye, rufite amahoro, rwishimye, ni uko rutunga Imana iwabo. Imana niza kurwana kuri ziriya challenges zose, Imana niyo ibafasha kubaho mwishimanye igihe cyose, kubera ko niyo ibasha gucontrollinga emotionally cyangwa se mentally cyangwa se za muntu uwo ari we wese. Rero gutunga Imana mu rugo niyo point nasorezaho muri iki kiganiro, mvuga ngo nicyo kintu cy'ibanze mu bintu by'urugo. So guys, reka mbashimire rero mwese abakunzi ba 7 Mountains TV. Uyu munsi ndumva nari naganiriye ku musozi w'umuryango, ariko kandi mvuga ngo nk'ibyo nari navuze muri part 1, do not panic kuri wedding budget. Ntugapanike ku bintu by'inkwano, kandi ntugapanikinge uvuga ngo ndashaka gukora ubukwe nk'ubwo runaka yakoze. Oya, ba wowe, kandi nugera no mu rugo komeza ube wowe, ubundi wizera partner wawe, byanze bikunze urugo ruzaryoha. Reka mbashimire cyane mwese abakunzi ba 7 Mountains TV, mbasaba cyane kugira ngo mukore kuri subscribe, mbasaba cyane kugira ngo mukore kuri like cyangwa se share, muduhe comment, kubera ko iki kiganiro ndabizi ko abantu 10 bazacyumva, 5 kizabagirira akamaro, kandi mu by'ukuri hamwe n'Imana byose birashoboka. Ndabashimiye cyane rero, yari Emma, iyi yari 7 Mountains TV. May God bless you all. Thank you so much. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane.